ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze, nizere ko umeze neza waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Kwibutsa ko ikibi Beta Screens TV sheni ya YouTube igenda igutegurira byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse n'uko ushobora kuba wafata amagara yawe neza. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa buri gitsina gabo cyangwa buri mugabo ashobora kuba yakwirinda niba uzi ko ukunda kugira ikibazo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, niba uzi ko mu gihe cyo gutera akabariro bidakunda kugenda neza, waba ukunda kubura ubushake, kunanirwa vuba ndetse n'igitsina cyawe kikaba kitabasha gufunkisiyona neza umumaro nk'uko bikwiye. Ibi biribwa urasaba kubihagarika ndetse byanagushobokera ukaba wabireka burundu. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo biribwa bigiye bitandukanye ndetse turebe n'impamvu ugomba kubireka kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza ndetse uzajye ubasha kuzuza amabanga y'abashakanye nk'uko bikwiye. Ni benshi rero bari bagiye batwandikira batubwira ati tuzabashakire bimwe mu biribwa bagomba kwirinda, kuko ahanini tugenda tubagezaho bimwe bishobora kuba byagufasha kuba byakongerera ubushake, ariko ugasanga ahanini ukunda gukoresha ibi ngibi ahubwo bibugabanya, ugasanga ntacyo biri kugufasha. Uyu munsi rero nkaba nari nahisemo kubategurira urwo ruvange rw'ibyo biribwa ugomba kwirinda kugira ngo nawe ubashe kugira ubuzima bwiza kandi ubashe gushimisha uwo mukundana. Uhaye ikaze rero kubwira ngo niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri Beta Screens TV, ntubure gukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona video zacu zigiye zitandukanye tugenda tugutegurira umunsi ku wundi. Isukari nyinshi ndetse n'amavuta mu mubiri ntabwo ari byiza ku buzima bw'ikiremwamuntu, kuko itera umubyibuho ukabije, kuko iyo uriye ubu bwoko bw'ibiribwa buzamura igipimo cya glucose mu maraso nk'uko abahanga mu by'ubuzima babivuga. Ibi nabyo bikaba biviramo umuntu kunanirwa vuba, gukora imibonano mpuzabitsina igihe gito ndetse n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye zigenda zataka umubiri. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho urutonde rukurikira rw'ibiribwa ukwiye kugabanya niba ushaka kuzajya ukora imibonano mpuzabitsina neza. Ku mwanya wa mbere turahasanga ifiriti y'ibirayi. Uku ni ukuri igaragara neza ndetse iranaryoha, ariko ntabwo ari nziza ku buzima bw'umuntu. Nimba wumva ushaka umubyibuho ukabije ndetse no gucika intege mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, wagumye ukirira ifiriti. Mwumve neza ko ibiryo byose bitera umubyibuho kuko byangiza n'imibonano mpuzabitsina, kuko ibi biribwa bituma intanga ziba amazi. Aho kurya ifiriti y'ibirayi wakwirira ifiriti y'ibijumba, kuko ibijumba bifite ibintu byinshi by'imyunyungugu ku buzima bw'umuntu, kuko bifasha amaraso kugira isukari iri ku gipimo cyiza. Ibijumba bikaba bifite isukari karemano. Ndabizi rero iki ngiki gikunda gutsinda abantu benshi, aho usanga niba uri umusirimu icyumweru gishize utariye ifiriti nka gatanu wakumva utameze neza ndetse ukaba wumva wahombye. Niba uzi ko rero ukunda ifiriti cyane ukaba wumva utayireka, icyiza ni uko watangira gukoresha ifiriti y'ibijumba kurusha uko wakoresha ifiriti y'ibirayi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ikinyobwa cya fanta. Hagaritsa kuzajya unywa fanta nyinshi, noneho akarusho fanta ikonje ugomba kuyibagirwa. Abantu benshi bibwira ko fanta ikonje itera ubuzima bwiza, ariko ni ukwibeshya cyane. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko fanta ikonje itera umubyibuho kandi ikagira ingaruka ku mutima yo kwandura indwara z'ibyuririzi kandi igatera n'indwara ya diyabete. Bityo aho kunywa fanta nakugira inama yo kuzajya winywera amazi, kandi niba udakunda amazi byibuze ugafata ya fanta maze ukayifungura n'amazi cyangwa barafu. Rero ndabizi abantu bakunda kunywa fanta, dore ko mu birori bigiye bitandukanye aho usanga haba hatari inzoga ahubwo haba hari fanta. Niba uzi ko ukunda kugira iki kibazo cy'imibonano itagenda neza, ukwiye kwirinda fanta ndetse byanagushobokera ukaba wazireka burundu. Gusa niba uzi ko ukunda kuzikoresha ukaba wajya uzifunguramo amazi cyangwa ukifashisha barafu. Ikindi cya gatatu rero hari ukuvanga ibyo kurya bifite isukari. Kunywa ibisindisha byinshi ntabwo ari byiza, noneho bikaba bibi kurushaho iyo ufashe ibinyobwa bigizwe n'isukari y'ubwoko butandukanye. Bituma uko bwije n'uko bukeye ubifata ugenda ucika intege, ku buryo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ucika intege. Ikindi cya kane rero twavuga gikunda gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye harimo amakaroni. Biroroshye kugira ngo ureke kuzajya urya amakaroni yonyine, kuko nk'uko abahanga babivuga, bavuga ko amakaroni yongera isukari mu maraso, nuko akagenda akabyara ibinure bizagutera umubyibuho ukabije, kandi umubyibuho ukabije icyo umaze ku muntu ni ukumuca intege ukamutera n'umunaniro.
nimba ushaka gukomeza kurya amakaroni gerageza ujye uyarya, ufate salade wakoze irimo vinegere ihagije kugira ngo igufashe kukurinda uwo mubyibuho w'amakaroni, ndetse ugomba no kuyarisha isosi y'inyama. Niba uzi ko rero ukunda gukoresha amakaroni cyane biba ari byiza kugira ngo uyagabanye, ndetse wanayarya ukaba wayatekera mu bindi, ukaba wanarya na salade kugira ngo ibashe gutwika bimwe mu binure ashobora kuba yasigira umubiri wawe. Ku mwanya wa 5 rero turahasanga biswi. Biswi ni kimwe mu biribwa bya mbere bitera umubyibuho ukabije, wa wundi uzakubangamira no mu mihumekere yawe. Niba wumva udasiba biswi ku ifunguro ryawe rya mu gitondo, basi jya ugerageza ushyireho marigarine, nuko ufate n'umureti hanyuma ubishyire mu kabati, bizagufasha kukurinda uwo mubyibuho, kuko umubyibuho ntabwo ari mwiza mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi twavuga, hari ibinyobwa bitera imbaraga. Ibinyobwa bitera imbaraga nka energy drink nabyo si byiza mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bitera imbaraga zidasanzwe nyuma y'igihe gito ugacika intege cyane ku buryo burengeje urugero. Abantu bakaba bakunze gukoresha izi energy drink kuko ahanini baba bumva zibatera imbaraga. Yego nibyo koko zishobora kuba zagutera imbaraga kuko ziba zirimo isukari nyinshi, ariko nyuma y'igihe gito iyo zimaze kugushiramo, ahubwo na za mbaraga umubiri wari ufite ugitangira kuyinywa nazo zitangira kugenda, bikaba bimeze nk'aho buri gukangura umubiri ku rwego rudasanzwe, kuko umeze nk'abandi bakoresha ibinini bya Viagra mbere yo gukora igikorwa, bigeraho bikakugira chronique nko mu gihe utabashije kuba wabona ibi binini cyangwa iyi energy drink, ukaba nta kintu ubasha kuba wakwimarira. Ikindi twareba rero, hari icyo bita shokora zirimo ibinure byinshi. Igihe ushaka kurya shokora mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, ni byiza ko uhitamo shokora irimo kakawo igera kuri 70%, kuko shokora irimo ibinure byinshi bituma igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitagenda neza. Abantu rero bakunda gukoresha shokora rero zikunze gukoreshwa akaba ari zo bakunda kwita dark chocolate. Dark chocolate ni kimwe muri shokora twagiye tubona ko nazo zongera ingufu mu bigendanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi tugiye gusoresaho rero, hari icyo bita tofu. Kurya tofu nyinshi nabyo bituma phytorogene iba muri soya igabanya imikorere ya testosterone, bikaba byatuma utishimira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiye. Mu bindi bintu bitera umubyibuho ukabije, shufurere, avoka, isamaki, inyama z'inkoko, amagi ndetse n'ibindi birimo amasukari menshi ndetse n'amavuta. Ibi byose ni bimwe bishobora kuba byagutera utabasha kuba wagira imbaraga zikwiye. Ibi ni bimwe mu biribwa rero bigira ingaruka mbi mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina, bikaba byaba byiza rero ugiye ubyirinda igihe uzi kuri bukenere gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Ibyo ngibyo rero nakubwira kuri iki kiganiro cy'uyu munsi, nkubwira ko twari turi kurebera hamwe bimwe mu biribwa ugomba kuzajya wirinda ukunda gutera ingaruka nyinshi zo kuba wagira umubyibuho ukabije, ndetse umubyibuho ukabije akaba ari isoko yo kugira umunaniro mwinshi, kandi kiriya gikorwa kikaba kitabasha kugenda neza mu gihe ubasha kuba ufite iki kibazo. Ugomba kwirinda ibiribwa birimo amavuta menshi ndetse n'isukari nyinshi, cyane cyane ibikorerwa mu nganda nk'uko twagiye tubibona by'ahanini bigenda bitera ibibazo cyane. Tuzasubira ubutaha rero tugenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye, kwibutsa ko ikindi Metascreens TV ntubure gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye n'ibya buri munsi.